Praise the Lord. Mungu asifiwe. Yesu ashimwe. Ndabaramushe cyane mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nizeye ko muri amahoro, nizeye ko mukomeye, nizeye ko mumeze neza. Nizeye ko mukomeje gushimana mu bice bitandukanye by'isi, ko afite amanwa meza, afite ijoro ryiza. Mana yanjye, twongeye guterwa iteka umunsi wa none, igitondo cya none, ijoro rya none, kugira ngo tuboneke aha hantu. Bagize isabukuru y'amavuko, navuga ngo happy birthday, isabukuru nziza y'amavuko, congratulations, bimwe mwagize mu break turagiye atandukanye, ndetse navuga ngo kwihangana gukomeye ku bantu bari mu byago, abantu bari ku musozi w'uburwayi, abantu bari ku musozi wo kurindira ibintu bitandukanye, abantu bari mu byago, babuza ababo, babuza inshuti, babuza abaturanyi. Mana yanjye, navuga ngo kwihangana gukomeye, ndetse n'ababuza aba classmate babo parabiganye cyangwa biganaga cyangwa bakoranaga ba colleagues. Mana we, nabango nimihangane. Ariko nanone turashima Imana kuko twebwe tukibonye aha hantu, turashima Imana kuko tugihagaze aha hantu, turashima Imana kuko turi mu kabazima, dufite chance yo kugira ibyo duhindura no kugira ibyo dukora mu murimo w'Imana. Yesu nashimye cyane. Gitondo cyane none katubanze dusenge Imana, hanyuma tugane ku ijambo ry'Imana rito yamfite. Mu izina rya Yesu Kristo, iteka Imana ndagushimye cyane, ngushimye bw'urukundo rwawe, ngushimye imbabazi zawe, ngushimye ko umugambi wawe mwiza uruta cyane uwacu, ushimwa kandi himbazwa. Dore data, twibonye aha hantu, ngaho ngwino uterane natwe, utuganirize y'imitima yacu mwama ikwiye kumva, ndetse tugushima kandi tuguhimbaza. Reba mwene dati situation arimo kugira ngo ubuke umurengera, kuwishimye mukomereze kwishima, kubabaye mwami Imana mube hafi kuko atari uko bihora, maze ubuzima buhinduke kandi bugende neza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nshuti zanjye rero, nongeye guterwa iteka umunsi wa none, ariko noneho nje gushima Imana, nje kubabwira ngo mweke dushima Imana. Navuga ngo iki ni igihe, sibyo ko ari na buri munsi, ni buri munsi iyo umuntu yibutse ineza y'Imana arayishima, iyo umuntu yibutse iby'Imana yakoze arayishima, iyo umuntu yibutse kugira neza kw'Imana agomba kwishima. Yesu nashimwe cyane. Isi yose ihagaze ishima Thanksgiving offer cyangwa offering. Navuga ngo nshimye Imana cyane ku bwa Kristo yaduhaye. Kristo navuga ngo ataraza mu buzima bwacu, Kristo tutaramwemera, Kristo tutaramukurikiza ibyo asaba kudukurikiza. Navuga ngo kugirirwa n'Imana neza byabagaho, gufatwa neza n'Imana byabagaho, ariko noneho ku mwana w'Imana, utakiri umuntu w'Imana, utakigendera navuga ngo mu mwijima, ni irindi shimwe rikomeye cyane. Niyo mpamvu turashima Imana ku byose yakoze, ariko turashima Imana bw'agakiza, impano y'agakiza. Reka dusome Zaburi 51, turahera kuri 12. Harambwira ngo unsubizemo kunezerwa n'agakiza kawe. Ariko noneho muri verse ni kuri 14, kamere kuri 12. Mana undememo umutima wera, unsubizemo umutima ukomeye, ntunekureyo mu maso yawe, ntunkureho umwuka wawe wera, unsubizemo kunezerwa n'agakiza kawe. Unkomereshe umutima wera, nibwo nzigisha inzira zawe abacumura, abanyabyaha baguhindukirire. Yesu ashimwe cyane. Mana ni wowe Mana y'agakiza kanjye. Yesu ashimwe cyane. Reka nsome muri verse y'Icyongereza gatoya. Harambwira ngo Psalm chapter 51 verse 12, restore to me the joy of your salvation and make me willing to obey you. Then I will teach your ways to rebels and they will return to you. Forgive me for shedding blood, O God, who saves. Then I will joyfully sing of forgiveness. Oh my God, Imana ishimwe cyane. Iyi verse ngo Mana umunezero w'agakiza kawe uwunsubizemo. Yesu ashimwe. Nshaka kugira ngo dushime Imana kuko Imana igira neza, kuko Imana yaduhaye Kristo.
muri Kristo niho tuboneramo uyu munezero. Yesu ashimwe. Kuko ntabwo avuga ngo the joy of your salvation, umunezero w'agakiza kawe, agakiza udafite. Rero iyi navuga ngo tugire special thanksgiving, navuga ngo y'abantu bakijijwe, abantu bafite agakiza k'Imana, abantu bafite agakiza kabonwa, navuga ngo kabonerwa muri Kristo. Yesu ashimwe. Umuntu ashobora gukira ibintu bitandukanye ku salvation, navuga ngo it's a special thing, it's a special mana yanjye, navuga gute, it's a special offer, it's a special gift. Ni impano ikomeye agakiza. Rero mu gihe isi iri gushima, ibuka nawe ubwo buremere bwo kugakiza. Hano iyi zaburi dusomye ntago ndayijyaho cyane, ariko umukozi w'Imana Dawidi ibyo yakoze benshi turabizi. We ntago yihutiye kujya mu bindi ngo ibikinga arahisha icyaha, ahubwo yahise apfukama avuga ngo Mana ntumpureho umwuka wawe wera, Mana ndashaka kugira ngo umunezero w'agakiza kawe. Kuko tubona ko natwe iyo umuntu yakoze ikosa cyakoze icyaha, wumva agakiza katakuneze, wumva agakiza katakuryoheye. Rero uyu mugaragu w'Imana yavuze ngo Mana ngo ntujyane kure ngo y'umunezero wawe, ngo ubuntu bwa mwuka wawe ndawuzi twaragendanye, ngo ntujye kure yanjye. Rero ikintu shima Imana nanjye igitondo cya none se cyangwa ijoro rya none, ndashima Imana ko mu bibaho byose Imana itajya ijyana agakiza kayo, umunezero w'agakiza kayo kuri yanjye. Kuko njyewe navuga ngo njye nka Sandrine hari ibyo ncamo bikakaye bikomeye, ariko biragoye ko navuga ngo uzambona ndi kubazamo. Ariko ibi ni ibiki? Uyu munsi sinseka, uyu munsi ntabwo mvuga neza, uyu munsi ntabwo mvugisha abantu neza. Oya, ndashima Imana icyo kintu. Ndashima Imana ko Imana yamaye umunezero w'agakiza. Umunezero w'agakiza uhoraho ntabwo uri valid kuvuga ngo uzaba invalid ngo ugeze iki gihe, ngo ngubu ngo abantu umuntu yamvugishije nabi, umunezero uragiye. Oya, ahubwo nshima Imana ko umunezero ugenda ukura. Imana ikintu Imana igenda inyereka ko ibyaba byose uko abantu bambanira, n'urugero ibyo nabona nsengera simbone, ibyo nifuza kugeraho, achievement ngene ngeraho, wenda hari igihe badashimishije rimwe na rimwe, ariko mbona ko Imana ikuza umunezero w'agakiza muri njye. Ibyo ni ishimwe rikomeye, nawe ryakubereye ishimwe. Kuko iyo tubonye mugenzi wacu yishimye tugomba kwishima. Hari abantu bagiye bambaza ariko se ujya ubabara wowe n'umunsi n'umwe? Ndababara, ariko ndababara gusa ntago bishobora kumara amasaha. Ntago bishobora kumara amasaha kubera ko nibuka ineza Imana yangira ngo Mana nta mwenda kabisa, nta mwenda ndimo, ibiba niba ari ukubishatse ariko bibe, ariko umunezero w'agakiza kwa wungumemo kugeza ku munota wa nyuma. Rero twaba tuganiriye ahangaha uri mu bibazo, twaba tuganiriye mu gahinda, twaba tuganiriye udafite this joy of salvation. Shakisha umunezero w'agakiza. Uyu munezero w'agakiza uzaguha kubasha ibyo utabasha, uzaguha kubana neza n'abandi, uzaguha kumva abandi. Mukaranyungure ngo uyu munezero utanga kumva abandi. Kuko iyo umuntu aguhaye ibyo afite, niba umuntu mwaramutse, ukabona umuntu mwaramutse aguhaye ibyo afite, araremera umutima wuruzuye. Hari umukozi Imana nkunda yavuze ngo uwo mutima wawe ntukemere kuba puberi. Hari abantu imitima yo bagize puberi, ukabona umuntu nguriya sha nguriya ntabwo namuvugisha, nguriya ni ukuvuga ngo wamugize ari muri wagize umutima wawe puberi. Umutima wacu tugomba kuyisukura nk'uko puberi uyisukura ukagenda guta imyanda hano kuba utiyuzuye. Umutima wawe nawo ugire gute? Worohereza ntago umunezero w'Imana wacumbika, navuga ngo wacumbika ahantu hari umwanda, ntago wacumbika ahantu hari ibikomere, ntago wacumbika ibikomere n'umunezero n'ibintu bitandukanye. Rero iki cyumweru reka tushigire, ndiho ndasenga, narinzi ko tuzivugira ku mashimwe nkagera nkamubwira ndashima Imana nangire gutya, ndashima nangire gutya, ariko mu mwaka w'Imana yanyongorera ngo uvuge kuri the joy of salvation, umunezero w'agakiza. Uyu munezero w'agakiza uguha manange kubaho ubuzima bwiza, ubuzima bunyuzwe. Wariye Imana ishimwe, ntago wariye Imana ishimwe. Ariko nanone ikindi kintu tubona ahangaha,
hasi batubwira ngo mbabarire ngo kuvusha amaraso. Reka mbabwire aho ikintu hoze ntekereza. Isi wagira ibikubaho ukica umuntu. Isi ntago yakubabarira, yagufunga n'urugero, yagufunga kandi urumva ibintu byumvikana. Ibintu byumvikana biri reasonable rwose, nta kindi kintu twarenzaho. Ariko uyu munezero w'agakiza, ubuntu bw'Imana, uyu mwuka w'Imana, iyi Imana ihoraho irakubabarira. Aho waba uri muri gereza n'urugero, Imana ikakubabarira pe. Ikakubabarira ukagira umutima utuje. N'umuntu wiciye tuvuge, kuko umuntu ari igihe afite imiryango, akumva arakubabariye, akumva arakwakiriye, ariko ntago ari ikintu cyoroshye. Ntago ari ikintu cyoroshye. Kuba ufite umuntu, kuba ufite umubyeyi, kuba ufite umuvandimwe, kuba ufite umwana, ukumva ngo kanaka aramwishe n'urugero. Niyo burya muri gukina gutyo kamukubita kagwa hasi, tuvuga ati ibi binakoze yabishakaga bla 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 bla. Murabyumva namwe, imitima yacu ifite ukuntu iremye. Ariko iyo ufite umwuka w'Imana, iyo ufite umunezero w'Imana, iyo ufite agakiza k'Imana, urababarirwa. Rero tuganira hano turi abantu benshi batandukanye, harimo abakristo, harimo abatari abakristo, ariko najya mbwira ngo muri Kristo no ahantu hamererwamo agakiza, no ahantu hamererwamo umunezero, no ahantu ushobora kwishima ibihe byawe byose, atari uko wariye, atari uko wambaye neza, atari uko byagenze gutya na gutya, ahubwo kubera ko Kristo ari muri wowe, atuye muri wowe. Rero navuga ngo ikintu nabashishikariza inshuti zanjye, mwebwe tubana umunsi ku munsi, akira Kristo. Akira Kristo, umwemere, umutuze muri wowe, ureka agenga ubuzima bwawe, ureka agenga ubugingo bwawe. Ni ukuvuga ngo uyu munsi cyangwa ejo byashoboka ko tuva ahantu muri iyi si, ariko tuzasiga inkuru ki musozi? Uzasiga inkuru ki? Yari umuntu uze kumva bavuga ngo sha ibi bintu gira ahantu bikura, dore mwene wanyu, dore yagiraga amahane, yagiraga umushira gutya na gutya. Reka tuzasiga inkuru nziza musozi, avuga ati kanaka yarishimaga, siko ntamubona yarakaye wenda nk'isaha. Ariko ngiyewe mbere yuko nkizwa narakaraga pe, narakaraga cyane kandi nkagira inzika, bagita fridge. Ni kwa kuntu ufata nk'umuntu tuvuge yakugire nabi, ukamushyira mu mutima, ukamubika, wamubona kanaka oya. Kuvuga ngo iriya fridge, kiriya kimote ushyira mu mutima wawe, ntago ari cyiza. Rero kubera amasaha ntekereza ko ino video yaba ngufiya. Shimye Imana ko duhuriye aha ngaha. Turashima Imana ku mwuka iduhaye, turashima Imana ku bw'aya mezi yose uhereye mu kwa mbere ukageza mu kwa 11. Navuga ngo turagenda muri December. Rero navuga ngo Kristo yavukiye mu kiraro, ijambo ry'Imana riko rinyereka uko byagenze, ariko reka none hagiye kujya kuvuka, avukire mu mitima yacu, tubona hano tumutuze. Kumutuza mitima yacu nuko hari ibyo twaba twarangiye, angira uburakari, angira inzika. Hari umugenzi wanjye nabonye yapostinze ikintu cyiza, aravuga ngo niwibuka ujye ubabarira. Kwibuka ni ibyo umuntu yakugiriye, igihe utubabarira, kubera ko iyo wibutse ukajya ku overthinking, kubitekerezaho, kwibuka bikubera icyaha, bikubera ibintu bibabaje, bikubera gahinda, bikubera umubabaro. Ariko ngo niwibuka gihita gute, gihita ubabarira uko wibutse, kubera ko umuntu ukuntu aremye yaribuka. Babarira buri uko wibutse. Nanjye reka mbabarire uko nibutse. Isashimwe Uwiteka Mana mwiza, Yesu Kristo, ndagushimye cyane kugira neza. Nshimye ijambo ryawe, nshimye urukundo rwawe, nshimye imbabazi zawe. Urakoze ko ko tuganira aha hantu. Reka iyi video iherekeje umwuka wawe wera, kandi usone buri wese mwami ko agomba gusobanurwa mu izina rya Yesu Kristo. Reka ntabaretse izina ryawe rihabwe icyubahiro, ntabaretse izina ryawe rishyirwe hejuru. Nukuri Uwiteka mwami Imana, turagushimira ko Imana y'agakiza waduhaye. Ikiruta cyose ni impano y'agakiza, ndetse data uyu munezero w'agakiza ubonerwamo nawo turagushimiye. Turagushimira umwuka wawe wera mwami Imana, turagushimira bose mwami Imana bagiye kugutuza mu mitima yabo, bagakuramo buriya burakari, bakuramo karagahinda mu izina rya Yesu. Nukuri shimwa kandi himbazwa mwami. Twishe guca bugufi bw'izina ryawe, twishe gukunda ndetse no gukorera n'iteka ryose mwami Imana. Ndakwereka data imibabaro y'abantu, ubu burwayi, kukwifuza, abadafite akazi, abashaka kububakira, abashaka kubaho urubyaro mwami. Ni byinshi dusaba, ni byinshi twifuza, ni byinshi turarikiye. Ngaho ngwino uzigane imitima yacu kandi usubize kwifuza kwacu mwami. Ariko umunezero wawe data ubimpano bimwe wese igitondo cya none, mu izina rya Yesu Kristo, amen.
tuzangire ndanezere kuganira namwe. Nongeye mpaye ikaze new friends on my Facebook account ndetse na YouTube subscribers guys, nabango ya mukomeze mwegere, karibu sana. Ndetse na WhatsApp naho njya ncishaho izinyigisho link. Navuga ngo mana yanjye, kuba inshuti namwe ni umunezero wanjye, kuba inshuti namwe navuga ngo ni ibyirato byanjye. Muri abantu beza, muri abantu b'agaciro, muri aho uri menya ngo uri unique, buryo Imana yakuremyemo uri mwiza, ufite agaciro, ufite akamaro mu buzima bwanjye, uri mwiza cyane. Nubwo abandi batakwereka agaciro, ariko navuga ngo kuba ndaha nuko ngo twibukiranye neza y'Imana, dukomeze duterane intege, maze ubwo tukiri hano muri iyi si tubeho ubuzima bushima Imana, tubeho ubuzima bunezerewe, atari ko ibintu byose byagenze neza, ahubwo kubera ko dufite Imana y'agakiza. Yesu nashimye cyane. Kureba ku isako nshaka kujya gusenga. Rero navuga ngo Mana we mukomeze mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane, murakoze, bye.